Muranzi mwese oya twari kumuhanga bushize mutaraje hano ngo nawe ntiyubahirije gahunda. Umwaka ushize mu mpera z'umwaka ushize twahuriye hano, ariko kubera ko nyine wenda ubwo wari wazindutse wari ufite urundi rubanza, nagira ngo mbanze mbibwire nyine. Nitwa Major General Eugene Nkubito, umuyobozi w'ingabo muri Intara y'Uburengerazuba. Muranyishimiye? Murakoze. Utanyishimiye n'akazi ke ubwo biramureba, nta n'icyo wenda kuntwara, nta n'ubwo wenda kumbuza kuba uwundi we. Ariko ni byiza ko kumva kunze ko mbishimiye namwe munyishimire, siko bimeze? Aha, noneho rero mfashe ijambo ngira ngo nanjye ngira icyo mvuga kubera ko naje inama abayiteguye akarere ka Rubavu, umurenge wa Rubavu badutuye muri iyi nama kugira ngo tuganire ku bintu bituma tugira umutekano tugatera n'imbere. Nibyo bintu bibiri bikomeye cyane binatugize twifuza. Hanyuma rero bamaze kuvuga batangiye bavuga n'ibyo bavuze cyane cyane umuyobozi wa polisi ndetse na meya, biragoye no kugira ikindi kintu kindi uvuga gitandukanye n'ibyo bavuze. Kuba nashaka ikindi kintu gishya navuga, ngiye gusa nk'ubisubiraho gato, muranyihanganira kubera ko n'ubundi byo duhuriyeho twese. Buri ingabo z'igihugu zishinzwe kurinda abaturage n'ibyabo, cyane cyane kurinda umupaka w'igihugu kugira ngo abaturage bari mu gihugu bagire umutekano batuze bakore. Kuko mu gihugu indani ho ntabwo tuhatindaho, buri munyarwanda uri muri iki gihugu afite inshingano yo kukirinda no kugiteza imbere. Hanyuma rero ibiri hakurya y'umupaka kuko atari mu Rwanda, ingabo z'u Rwanda zibungabunga uwo mupaka kugira ngo abanyarwanda mu gihugu bikorere ibintu byabo, banabungabunga umutekano wabo, icyo gihe bakomeze bakore batere imbere. Hanyuma polisi nayo mu gihugu indani igafatanya n'abaturage kubungabunga ya mahoro n'ituze. Bareba ariko nkurikije ibyo polisi, ubuyobozi wa polisi yavuze, yaje ageze hano, ariko reka mpere kuri executive. Nanabyanditse hano. Executive yatubwiye ati abaturage mubona, ndagira ngo mbabwire rwose ko mbashimira ko umutekano muri Rubavu usesuye, mumuha amashyi, murabyishimira. Arongera aravuga ati abo bantu mubona ni n'abakozi pe, muvuza amashyi, muvuza rwose akamu keza cyane. Icya gatatu yavuze ati bazi no gucuruza, muriyamirira, murabyishimira, mukoma amashyi menshi cyane. Noneho meya yaje arabanza arabahamagara ati ntavogerwa, muritaba cyane na murare nyinshi cyane, ariko intavogerwa sibyo. Arongera aravuga ati ariko ati umubyeyi avuga ati ahangaha hari ibibazo byabaye kandi n'inshuro nka zingahe, murare jya hasi. Barareba. Noneho umuyobozi wa polisi aje rero, icyo yahereho cya mbere gikomeye nanjye ndagomba guheraho. Meya avuze gutyo, avuze ibibazo, yabanje kuvuga ntavogerwa muritaba, avuze agurikira ibibazo byabaye hano, murare jya hasi ariko muriyamira, muramukwena. Barareba, muhitamo umukwena, bitugita gukwena. Nicyo cyabaje RPC, byatubabaje twese, byatubabaje. Yavuze ngo ibyo ntabwo ari by'u Rwanda, na nyakubahwa gavana yahise ambwira ati ibi ntabyo ari by'u Rwanda, nanjye ibi si by'u Rwanda, ntabwo ari iby'abaturage b'u Rwanda pe, ntabwo ari byo. Abaturage b'u Rwanda urumva turabubaha nk'abaturage bacu dushinzwe no kurinda, namwe musaba kutwubaha no kudukunda. Nuko bimeze ni mpanguhe. Bareba, ntabwo dushinzwe, ngiye nk'umuyobozi w'ingabo ntabwo nshinzwe abantu bitwara nabi muri iki gihugu. Oye, ibyo RPC yanenze, ibyo meya yanenze, ibintu bavuze nangira bigiye kuvuga, ntabwo ibyo bintu ntabwo ntidushinzwe aba bantu bakora ibintu bibi, ibinyuranyije n'amategeko n'amabwiriza ntibyemewe. Kubera ko bitemewe ntabwo twabishyigikira. Navuze ko mushinzwe umutekano muri iki gihugu, ibyo mukora bitemewe bihungabanya umutekano w'igihugu, bihungabanya ituze ry'igihugu, bihungabanya iterambere ry'igihugu, kubera ko ntibyemewe. Iyo bitemewe rero biteza akajagari, biteza umutekano muke,
kandi ntawe ubyifuza. Ariko cyatubabaje nuko ari byo mwifuza cyane ko uko bagiye bavuga morale yagiye imanuka, mwanga no kongera kuvuga bavugaga iki. Reka nanjye bigarukeho. Icyambere duhuriye ahangaha duhuriye hano ngewe n'inshuro ya kabiri mu mpera z'umwaka ushize twahuriye mwebwe twahuriye twavugaga iki? Twavuze ibintu bibiri byabayeho byatubabaje bidakwiye no kongera. Hari habaye ibyo RPC yavuze, hari imodoka ubwanjye nayisanze hari iyo vatiri domanuka hariya ku muhanda umanuka mu za Karundo hariya hakurya, nsanga ivatiri iraparitse imaze gukora impanuka, ngira nta nubwo yishe umuntu, yamukojejeho urebye arakomereka. Kandi impanuka buri wese yakora impanuka wabishaka utabishaka. Ikintu cyakurikiyeho cyantangaje, nasanze imodoka bayishwanyaguje, abantu bafata amabuye barayihondagura ako kanya. Ubwo se ari wowe ukoze impanuka nawe? Kuko byose nyine nituze mu bantu, nukora ibyo nazo bakabigukorera se bizagenda bite? Iyi modoka barayishwa, nayisanze ndahamagara nanjye ntabaza ni polisi nimuze muri ibi, kuko ngiye nyine hari aho ngarukira, ntabwo ndi umupolisi, ariko abapolisi babishinzwe turabahamagara. Natwe dukoze impanuka, na RDF ikoze impanuka hano mu muhanda, impanuka zibaho, duhamagara polisi kuko nicyo bashinzwe, bakaza bakaturebera bakareba n'indi mu makosa, insurance ikazafasha n'ababundi bagize ikibazo. Ariko ntabwo kumenagura imodoka inuza ibirahure mukabishwanyaguza, ntabwo ari cyo gisubizo. Aho rero bavuga bati ababikoze ni bande, mukavuza induru ngo abantu bararenganye. Aravuze ngo abafashwe bakora ariya makosa bazakurikiranwa n'amategeko. Ko mwacecetse ko mutavuze muti bakurikiranwe, kuki mutabivuze? Nuko se bakoze neza? Ariko tekereza babikoreye wowe, uwo babikoreye wundi, wowe noneho babikoreye wowe. Icyo gihe hari habaye icyo kibazo. Icya kabiri cyari cyabaye nicyo bavuze nanone, aho executive w'umurenge wanyu uyu nguyu bari ahangaha bareba nyine amagara agenda mu buryo butemewe, aho teze umutekano mukeya. Icyo mwabakore nanone icyo gihe ni ikindi, barahondagura imodoka, igitifu mwari mumwishe. Iyo tuvuga gutyo tuvuga muri rusange, iyo tuvuga gutya ahangaha ntabwo tuvuga ngo mwese ko mwicaye aha ngo niko mwabikoze, hari n'abatabizi ko byanabayeho. Ariko turabivuga hano mu nama ngo mubyumve, n'undi wese ntazabikore. Icyo gihe barabikoze turabinenga, twahuriye hano icyo gihe turabihaniza nyamuneka, ibyo bintu ntabwo bikwiye. Ariko tunavuga n'ikindi, nanjye ubwanjye nakivuzeho, ikintu cya magendo. Turavuga usibye n'ibyo murimo gukora ahangaha, hari n'ibindi biri ku mupaka hariya murimo gukora mutitwara neza, yamayira RPC yavuze atemewe. Nongere mbisubiremo, ikintu kitemewe muri iki gihugu nyine ntabwo cyemewe, wowe kuki ugikora kandi kitemewe. Icyo gihe rero tubiganiraho ngo magendo ntabwo yemewe, nyamuneka nimwireke. Yabivuze executive wanyu ngo muri abacuruzi, muzi gucuruza, muzi gukora, nta kuntu tutakwifuriza umunyarwanda gukora ngo atere imbere. Niyo mpamvu tubaha umutekano. Umutekano tubaha niba utanawushaka n'akazi kawe. Niba ushaka ko umwanzi azagagira ahungabanya hano, ibyo byo uzaruhira ubusa, ntuzigere unabibona kuko ntibazabishobora, kandi twarabiberetse. Ubyifuza arabeshya, nashaka narekera. Usibye ko nta mpamvu kwe no kubyifuza, uretse kuba wenda ubwenge buke gusa, wakwifuza gute umutekano muri iki gihugu uwo urimo. Ariko iyo mukora ibintu twababujije bitemewe n'amategeko, ndetse nta nubwo tubabuza gusa, ahubwo n'amategeko abiteganya, twe dushinzwe kubahiriza kugira ngo ya mategeko arubahirizwe. Icyo gihe nyine turavuga ngo kubera iki, turakubaza ngo kubera iki, kuki urimo gukora ibingibi. Niyo mpamvu tuza nanga tukabiganiraho, kandi tuba tuzi ngo nituva ahangaha ngo abantu bumvise wenda baranabireka. Gukira ntabwo tubabuza gukira, wowe twifuza ngo mukire pe, turifuza ngo mutere imbere pe. Nicyo gituma executive avuga ati nabakoze, tukishima nabakoze. Niba ari abakozi ni byiza cyane, ariko bakora bate? Bakora magendo siremewe nyine. Kubera iki temewe rero? Nuko tuzi nyine impamvu ikomeje gutyo byaba ari bibi cyane. Magendo ikiza abandi mbese ubundi ikiza abantu ku giti cyabo. Abadakora magendo se bakagenda bite? Muraza hano mubabuze gukora kubera ko n'ubundi bintu waziye ntibyanasoze, uwasoza bure umugurira kuko urashyira no hasi kuko wayiboneye nk'ubuntu.
bimunga ubukungu bw'igihugu, kandi ubukungu bw'igihugu bugera kuri buri wese ntaho bugarukira. Iyo igihugu kigize ubukungu twese bitugeraho. Ubu si kaburimbo ari mu mwayikoze iyi ngiyi, wowe ugeze uzuhagarara ahangaha byakozwe na leta, ariko iyo leta yabikoze amafaranga aho yavuye ni kuri ya misoro y'abantu basora neza, nawe kandi ukayishimira. Ubu ni urugero ntiduhagaze ahangaha. Reba iriya kaburimbo rero ahangaha hari ejo muri ntitwara ahangaha nta nihari, amakoro yari ahangaha ntawayarebaga wese ntimwayabonaga. Ubu se kuki utishimira nk'ibi ngibi ukavuga uti reka dusore? Ejo buri hari ibintu mwavuze ahangaha ubwanyu mu ntambara yabaye hano hakurya abanyekongo barasa mu gihugu cyacu hano, mwarivuge tugiye gusora, turabibonye, tubonye icyo umusoro uvuze, tugiye gusora. Si mwabivugaga ahangaha? None murabihinduye. Ubu noneho tubura imisoro hanyuma byose bihagarare baturase? Oya rata. Abadamu bari hari ndi mu majwi y'abadamu, abagabo muravuga iki? Mwego muravuga iki? Tureke gusora hanyuma tubura uko twirinda? Nonse niba ari oya, ni gute mwebwe muhangana n'inzego z'umutekano ngo mashaka gukora amagendo? Ariko RPC yababwiye, ndashaka kwihuta pe. RPC arababwira ngo hari ibintu bidakinishwa, kuko mwaratangiye mwataka executive w'umurenge na daso, bukeye mwatatse polisi, ubwo aho bukira mwataka ingabo. Urareba? Ega turabizi. Ndetse aho bukera murashaka n'akabunda, babandi bagera nijoro bagera na kabunda. Noneho bitangiye bifata intera, abantu bagiye birukanka babise, executive birukanka babise, abapolisi birukanke, na RDF niza muhangane nayo. Ubwo nicyo mushaka, niho biganisha. Mwabishobora? Rero niyo mpamvu hari bidakinishwa. Rero yababwiye ngo hari bidakinishwa. Ndabaza mwabishobora muti woya, nuko hari bidakinishwa. Kuki mubikinisha? Abanyarwanda baravuga, umunyarwanda narabisanze ngo nta bikino bikina bijya mu nka, mukinisha byinshi. Twebwe ntabwo waza gukina ku bintu bitemewe n'amategeko ngo tukwemerere. Nubwo wagira gute, mwego muri yamirira meya aravuga, mukiyamirira mukamubwira ngo mugira gutya mukanga, mubwira meya wanyu. Byatubabaje kandi muva hano mwinenge. Ibyo bintu mukoze hano tubireba, ntabwo tubishaka kubyongera pe. Ntabwo ari byo. Gutera amabuye polisi, muhirika imodoka polisi yari irimo, ntabwo byemewe. Kuko nyine muzanakinisha n'ibindi birenze ibyo. Muzatera amabuye n'abashyitsi baje batugendereye, kuko muri indiscipline. Muri abantu batumva. Ariko ibyo ngibyo ushobora kuvuga ko ari n'umurengwe, mumaze gukira murarenzwe. Se ko bimeze? Mwakize mwarenzwe? Tujya tubona abantu bama kugira amafaranga bagatangira kutumva ngo nuko yabonye amafaranga, kuko executive wanye yavuga ati nabakoze mwakoze mwakize ni mu cyumba. Abandi baturage hano hirya barumvira bakumva icyo umuyobozi avuze. Ibi ntabwo tubihimba. Inzira zitemewe RPC yavuze ntabwo zemewe. Ndavuga ibi kubera ko hari n'igihe usanga n'abasirikare bahari. Ubu hari n'abapolisi wenda, ariko hari abasirikare hari aho musanga bari. Njya mbona za raporo zibyerekana n'ibyo mukorera hari, sinshaka kubigarukaho. Ibibe hari ku mupaka byagiye biba inshuro nyinshi hagati yanyu n'abasirikare. Urareba? Ariko muraduteza ibibazo, muriteza ibibazo. Niba mukunda ingabo zanyu, mwaretse zigakora akazi mwazorohereje. Niba mukunda polisi, mwayorohereje, mugaca hahandi hemewe n'amategeko. Ariko waba ukoze n'amakosa, kuko buriya abakora amagendo barabizi ko bakora amakosa, bagenda nijoro cyangwa no kumanywa bihishe. Ariko niba gufata, saba imbabazi, kuko nta n'uwo wenda kwica wo gufatanya amagendo. Nta muntu bari bica gufatanya amagendo gutyo, kereka wenda simbizi, wenda urwanye n'inzego nk'uko yavuga ati banarasa bakakurasa, wenda aho ngaho. Ariko ubundi aho gufatanya amagendo, njye mbona ahubwo banamufata bakabura aho bamushyira, bakamujyana ngo muri transit center hariya, ngo muri iki, ngo nagenda asore ngo yigendere. Si uko birangira? Nta kindi twifuza pe. Turabakunda kubera ko tubashinzwe. Ntabwo benshi ahangana isura zanyu sinabazi, nta nubwo mvuka inaha, ntaho ubwo, ariko ndabakunda kubera ko mbashinzwe. Iyo ni inshingano mfite, banyohereje muri iyi ntara ngo nze mbarinde. Ntabwo rero ari n'abantu batumva. Ugomba kurinda abantu bafite ubushake n'abashaka uwo mutekano. Ni mu byanga mugiye kunanirwa gukora ibyo yavuga executive, murabura intama n'ibyuma.
kuko ntabwo tuzabyemera icyo cyose cyabwiye, kandi twaje hano kubabwira ngo nimurekere aho, niba mubyanze ngo mwemere guhangana, nta kundi bizagenda. Ibyo si iby'u Rwanda. Abaturage b'u Rwanda bafite ubuyobozi bwiza bubitayeho, bushaka ko batera imbere, ariko ni abaturage bakwiye kuba nanone bagenda kuri gahunda. Mukuru w'akajagari ko mukopera ahantu, ibyo gukopera ahantu mukabizana hano ntabwo tubishaka. Oya rwose, turashaka abaturage bacu bafite gahunda kandi bagakira kandi vuba. Icyanyuma rero, tuvuze ibyo ngibyo, reka mbisabire ikindi. Nyakubahwa Meya rero na executive n'abandi, ikindi nabasaba kitari icyo abandi bose bavuze, ndagira ngo mbasabe nyamuneka, mufite ubushobozi bwo gukora ibyo ngiye kuvuga, mufite byose, ntacyo mubuze. Reka tugire isuku muri uyu mujyi. Murabyemeye? Uyu mujyi wanyu ukeneye isuku, ufite akajagari, ufite umwanda, kandi nta kintu mubuze. Muri abantu bakwiye kuba bazi ubwenge, basobanutse, mureba n'ahandi hose, mugende n'ahandi murebe, mugende mujye Kigali, muze mureba, muce Musanze, maze mugere hano iwanyu. Nabyo turi aha ngaha biratubabaza, twibaza n'impamvu bigenda gutyo. Kuki hano hose hari umwanda? Ni ukubera iki? Nabyo mufite ahantu mubikopera mukumva ntacyo bibabwiye. Ibyo bintu umenya ko muri mu Rwanda, ni igihugu cyitwa u Rwanda, gifite gahunda z'iterambere, ibintu dushaka gukora, reka na Rubavu nayo ijyemo, n'umurenge wa Rubavu nayo ujye muri gahunda. Mureke gukora ibyo mwishakiye, kuba mu mwanda gusa ukumva ntacyo bikubwiye, ugiye tupa waba urireba aho ukumva ntabwo uri kosa nkaho utararibonye, n'ibindi biri aho hose, ntabwo ari byo. Reka tugire isuku. Isuku ni isoko y'ubuzima, siko bimeze. Ibyo rero nimubikora, ndashaka kubabwira tuzaryoherwa, hanyuma dukundane, igihugu cyacu tucyubake gitera imbere. Kandi uri muri iki gihugu ugomba kuba nawe ukeneye ko gitera imbere, gutyo kikagira umutekano. Wakumva utagishimiye rero, shaka ahandi hantu wigira rwose, nta kibazo. Hahandi wumva bakora muri ako kajagari, bakora ibyo ngibyo, imipaka rwose irafunguye. Banavuze gucuruza, mwese murabyishimiye cyane, kwambukiranya imipaka mwabyishimiye cyane, ariko murambukiranya imipaka gute? Ubuhe buryo? Ubwo rero wakwambuka kwigenda ukajya aho ngaho wenda ugakorera, nta kibazo. Ariko hano mu Rwanda turashaka isuku kugira ngo abantu bagire amagara meza, hanyuma tugire gahunda. Maze rero dusoze ijambo ryanjye mbifuriza amahoro, hanyuma n'iterambere. Murakoze.